muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro gikomeye cyane cyahuje umunyamakuru wa France 24 ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Bwana Edouard Bizimana. Ni ikiganiro gihoraho kivuga ku ngingo zishyushye zikomeje kuvugwa muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari, uhereye ku mutekano muke ukomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibitero bya M23 n'ubwoba bw'u Burundi ku mipaka yabwo, ukagira ku magambo akomeye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kuvuga. Ese Gitega yabyakiriye ite? Ni byinshi rero tugiye kugarukaho muri iyi nkuru, aho turanabagezaho icyo Burundi buvuga ku bibazo bya kudeta muri Afurika y'Uburengerazuba ndetse n'urupfu rutavugwaho rumwe rw'uwari minisitiri w'itumanaho mu Burundi. Nucikwe kurikirana ikiganiro cyose urushaho kumenya ukuri kubiri kubera mu karere cyangwa ibyo Burundi bufata nk'ukuri. Niba utarakora subscribe yikore wiyunge mu muryango wacu maze tubane kugeza ku musozo. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est le ministre des Affaires étrangères du Burundi, Edouard Bizimana. Il est avec nous depuis Gitega, la capitale politique du pays. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Yongeye ikaze mu kiganiro tête-à-tête kuri France 24. Umutumirwa wacu muri iki cyumweru ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana, ari kumwe natwe ari Gitega, umurwa mukuru wa politike w'igihugu. Murakoze cyane bwana minisitiri. Murakoze cyane kunumira Jean-Luc. Perezida wanyu Evariste Ndayishimiye ni uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe, ni intumwa yihariye ya AU mu karere ka Sahel. Kuri izo nshingano zombi nibwo aherutse kugira uruzinduko muri Burkina Faso guhura n'umuyobozi w'agatsiko ka gisirikare kaho Kapiteni Ibrahim Traoré. Ese ibyo so guha ubuzima gatozi umuntu wakoze kudeta mu gihe igihugu cye ndetse na Mali na Niger byahagaritswe mu muryango w'ubumwe bwa Afurika? Minisitiri Bizimana ati sinigeza ko byafatwa muri uwo murongo, kuko kugira ngo ube koko umunyamuryango w'ubumwe bwa Afurika ugomba guhuza abana bawo bose n'ibihugu byose. Rero ndatekereza ko nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kubivuga, iyo amazi yamenetse ntiwayayora. Habayeho rero ibibazo muri biriya bihugu, ariko ntitugomba kuba twabiheza cyangwa ngo tubitererane. Ndatekereza ko iyi ntambwe igamije kubaherekeza no kubafasha wenda kugira ngo twemeze abayobozi b'ibyo bihugu kugarura ibintu mu buryo, kandi ndumva ku muryango w'ubumwe bwa Afurika biba bidasanzwe, kuko mu zindi nama mpuzamahanga ibyo bihugu biratumirwa, ariko muri Afurika tukabiheza. Ntekereza ko imbaraga ziri gushyirwamo ari uburyo bwo guhuza, gushyira abantu hamwe no kubaherekeza mu nzira batangiye, si ukubaha ubuzima gatozi, ahubwo ni mu rwego rwo kubafasha no kubaherekeza muri urwo rugendo kugira ngo biriya bihugu byongere gusubira mu murongo. Umunyamakuru yahise amubaza ati ese ibyo bishatse kuvuga ko perezida azanasura Mali na Niger afite iyo ntego? Minisitiri ati yego, biteganyijwe rwose, birateganyijwe. Kuri twe habayeho kugongana kw'ingengabihe, bitabaye ibyo yari kuba yarabikoze kera. Ntekereza ko n'ubu ibikorwa bikomeje. Igihe cyose abayobozi b'ibyo bihugu bazaba babonetse, umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba na perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yiteguye kujyayo. Umunyamakuru wa France 24 akaba yahise agira ati ese Burundi ushyigikiye ko ibyo bihugu byongera kugarurwa, ihagarikwa ryabyo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika rikarangira? Minisitiri Bizimana w'u Burundi ati byanze bikunze Urundi bwifuza ko ibihugu byose bya Afurika, abahungu n'abakobwa b'Abanyafurika basubira mu muryango kandi bakaba abanyamuryango, kuko iyo turi kumwe byose birashoboka. Iyo turi hamwe tuba dukomeye, kandi turamutse twishyize mu murongo kwicamo ibice, ndatekereza ko umugabane utazashobora gutera imbere. Dufite ibibazo, dufite imbogamizi tugomba gukemura, ariko nk'uko bivugwa ibibazo by'Abanyafurika bikeneye ibisubizo by'Abanyafurika. Ariko rero nk'uko tubivuga, ibibazo by'Abanyafurika bikeneye ibisubizo by'Abanyafurika. Rero turi muri uwo murongo
wo gushishikariza abantu ibiganiro no guhuza abantu aho gushaka kubatanya. Umunyamakuru ati ariko nanone Perezida Ndayishimiye yashimiye umuvandimwe we ndasubiramo Kapiteni Ibrahim Traoré kubera ubwitange bwe mu gushaka amahoro n'umutekano mu gihugu cye. Ibrahim Traoré aherutse gutangaza ati demokarasi si yacu, ibyo wenda biteye ikibazo sibyo. Minisitiri Edouard Bizimana w'u Burundi ati oya, murabizi demokarasi ni urugendo kandi buri gihugu buri baturage bagomba kuyigira iyabo. Ndatekereza rero ko nta byinshi nabivugaho kuri icyo kibazo. Umunyamakuru atereka noneho tugaruke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rwose ku mupaka wanyu uko ibintu bimeze, gusa naho bikiri bibi. Amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington mu birori bikomeye imbere ya Donald Trump, agasinywa na Paul Kagame na Felix Tshisekedi ntiyigeze ashyirwa mu bikorwa. Yego, hari amasezerano asinywa hirya no hino hagati y'inyeshyamba za M23 na Kongo. Ese muracyatinya ko ibintu bishobora kuba bibi kurushaho muri ako karere kegereye cyane wanyu? Minisitiri Edouard Bizimana w'u Burundi ati uko ibintu bimeze ku butaka ntabwo byahindutse cyane kuko urugomo rukomeje. Ntekereza ko hakiri imbaraga zikwiye gushyirwamo kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa mu buryo bufatika. Rero dushyigikiye gahunda zose zigamije kugarura amahoro kuko nk'uko mubizi Uburundi bugirwaho ingaruka zikomeye n'uwo mutekano muke, haba ku mpunzi zinjira mu Burundi cyangwa ku mutekano muke ku mipaka yacu bitewe n'inyeshyamba z'abarundi zikunze gushaka guhungabanya Uburundi. Bityo rero dushishikariza gahunda zose kandi tunashishikariza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe. Dufite icyizere ko uko igihe kigenda gihita aya masezerano azashyirwa mu bikorwa. Turashaka kubona umusaruro ufatika ku butaka. Umunyamakuru ati ubwo rero mu kwezi kukoza umutwe w'inyeshyamba wa M23 wafataga umujyi wa Uvira wegereye cyane Bujumbura, cyangwa umujyi wegereye cyane Bujumbura, umujyi munini w'igihugu cyanyu. Mwagize ubwoba bw'igitero cy'u Rwanda, mwanatabaje mutanga ubutumwa. Ese ubwoba buracyariho? Ese ubundi u Rwanda hakurikijwe amakuru mufite ruri kongera cyangwa ruri kugabanya abasirikare barwo muri Kongo? Minisitiri Bizimana w'u Burundi ati byiza dukurikije za raporo z'imiryango mpuzamahanga kongera ingabo birakomeje, kandi ku ruhande rw'u Burundi ntacyo twikanga kuko twiteguye neza dukurikirana ibintu umunsi ku wundi, kandi twiteguye gukumira no kugaragaza igitero cyose cyagerageza kugabwa ku Burundi. Twifuza kandi ko aya masezerano yashyirwa mu bikorwa, impunzi zigatahuka ndetse n'akarere kose kagashyira umutima ku mishinga y'iterambere kuko duhuriye ku bintu byinshi, kandi kwihuza kw'akarere byabonwaga nk'igisubizo ku bibazo byose dufite. Turacyari muri uwo murongo wo gushishikariza ibiganiro no gukomeza ubufatanye bw'akarere, haba mu umuryango w'ubukungu bwa Afurika y'Uburasirazuba cyangwa umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari CPGL, kuko dufite umuryango w'ubukungu uhuza Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, kandi dufite n'imishinga dusangiye. Bityo umutekano muri aka karere uzaba inkingi y'iterambere kuko bizongera kubyutsa imishinga y'iterambere ihuza ibihugu. Umunyamakuru ati mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, Paul Kagame yatangaje ku bijyanye na perezida wanyu ko niba akora ibyiza ku buyobozi bwa EU ari byiza cyane, kandi ndasubiramo ibyo yavuze. Mu gihe bitaba ibyo tuzabikemura igihe nikigera. Ese kuri mwe ibiboneka nk'iterabwoba? Mwakiriye mute ayo magambo ye? Minisitiri w'u Burundi ati oya, rero niwe bireba ku byo yavuze
kuri twe afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ariko kuri twe ndatekereza ko tugiye kwibanda ku by'ingenzi ari byo guteza imbere umuryango w'ubumwe bwa Afurika binyuze mu mishinga ifatika no kugarura umutekano mu karere. Imbaraga zose z'u Burundi ziri muri uwo murongo guharanira ibiganiro n'ubufatanye hagati y'ibihugu binyamuryango bya Afurika y'Uburasirazuba ndetse no hagati y'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Rero twe turashaka kwibanda ku by'ingenzi gusa. Umunyamakuru wa France 24 ati ikindi kintu kitavugwaho rumwe na Kigali ni uburyo u Burundi bushyigikiye ukwiyamamaza kuwahoze ari perezida wa Senegal Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga w'umukuru w'umuryango w'abibumbye. U Rwanda rubashinja kuba mwararenze ku mategeko agenga umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ibihugu 20 harimo na Senegal ubwayo byanze gushyigikira Macky Sall. Kuki mushyigikira umuntu utarumvikanweho na bose? Minisitiri ati uyu mwanya ni umwanya ubonwa binyuze mu matora. Macky Sall ari mu bahatana n'umwana w'uyu mugabane, bityo rero twe nta kibazo dufite. Ari mu bahatana, natorwa ni umukandida wa Afurika, natorwa kandi uzaba yatsinze niwe uzaba ari uwa mbere, kuvuga ni uzaba urusha abandi. Kubw'iyo rero kuri twe nta kibazo. Ikindi kandi ntekereza ko imyumvire y'ibihugu bimwe na bimwe yahindutse ku bijyanye no kwiyamamaza kwe, kandi ndumva ukwezi kwa Nzeri kutari kure. Turategereje turebe icyo abazatora mu kanama gashinzwe umutekano ku isi bazafataho icyemezo, ariko kuri twe ni umwana w'umunyafurika ukomoka ku mugabane wa Afurika kandi ufite ubushobozi. Rero ndatekereza ko nta byinshi twabivugaho kuri ibi. Turategereje, ari mu bahatana kandi uwabaye indashyikirwa niwe uzatsinda. Umunyamakuru ati ijambo rya nyuma ku makuru aheruka mu gihugu cyanyu. Minisitiri wanyu w'itumanaho Gabi Bugaga yasanze yashizemo umwuka mu modoka ye ku itariki ya 16 Mata. Abayobozi bavuze ko ari impanuka, ariko bamwe bavuga ko hari ibintu bidasobanutse kandi ko hakenewe iperereza ryimbitse. Ese ukuri kose kuzamenyekana kuri urupfu? Minisitiri ati ntekereza ko dufite inzego zifite ubushobozi bwo gukora amaperereza. Turategereje ibizava mu maperereza. Umunyamakuru akaba yasoje agira ati Edouard Bizimana, murakoze cyane gusubiza ibibazo bya France 24 muri Gitega, umurwa mukuru w'u Burundi. Namwe murakoze gukurikirana iki kiganiro kuri televiziyo yacu.